ko byaba atari ukuri nkurikije uko inzego cyangwa ababikora bashobora kuba barimo kubikurikirana. Ariko ubu tuvugana igituma ngejeje ni 3:00 zijya kuba 6:00 ntararyama nubwo mwumva rwaye gripe makuru atandukanye n'ayejo nari mfite. Iyi Miss Rwanda yabereyemo ibintu mu by'ukuri uyu munsi numvishe nyuma yo kubuza kiriya kiganiro njye nk'umubyeyi nk'umunyamakuru w'umugore nk'umuntu ku buryo nananiwe kubijera birimo kundenga. Numvishe ibyakorewe abana b'abakobwa n'abantu batandukanye, ariko ndimo nibaza n'ejo nzakora ikiganiro kibaza aba bantu ni bande badashobora kuvuga ibikorwa bigayitse bakoreye aba bana b'abakobwa. Ni bafite iki kiruta abandi bantu bakoze ibyaha leta ntirebere. Tuve ku by'icyumba ngira ngo niba mwaranyumvise mu kiganiro ntabwo nigeze nerura navuze ngo gishobora kujyamo Miss cyangwa n'abandi, ariko nasobanuraga ibikorwa bigayitse biri muri sosiyete tuzisanga isa ariko itubanye cyangwa mu Rwanda kubera ko amategeko yacu ari mu biganza by'abantu. N'abantu mwe kidashobora kuba ibyaha uyu munsi azaregwa atari we wabikoze wenyine, kuko kidi sinavuga ko ari umwerekana umushinjacyaha mufite. Ariko twongere twibaze kampani z'ibihangange zamamazaga muri Miss Rwanda mu mbwiza ukuri zungukaga iki? Mutubwire ikintu cyatumaga kampani icuruza kugaragara cyane wa munsi abantu baca ku gatapi biyereka. Aba bagabo ngo babaga biteguye mu bice bitandukanye, abantu batandukanye, ab'abanyarwanda abo mu mahanga, bose batagitinga bavuga bati batabuka jye nafata nde. N'abantu mwe ngira ngo hari ibintu bigeze ku rwego rw'umunyamakuru ntashobora kubivuga, bigeze ku rwego tudakwiye kubivugaho. Ntabwo nzi voice ejo nzakoresha, ntabwo nzi ngo ndavugane, ntabwo nzi ngo ni ibiki. Ikindi twakomeje kumva uruhande rw'abantu bavuga kugambana, Juri yaragambanye, twumvise ashobora kuba koko icyo twita kugambana ari ugutanga amakuru. Njye nk'umunyamakuru rero sinya mfata uruhande. Numvishe ibyavugwaga kuri Kiti, hari ibyo nabonye bivugwa muri dokima, hari amakuru nakiriye, hari ibyo numvishe ku mihanda, hari ibintu byinshi. Ndababwiza ukuri ngo naki uyu munsi ngejeje 5:00 ntarasinzira kuko bambwira ibintu ntazi ko bishoboka kuba, kuko ngira ngo na filime biberamo ntabwo nshobora kuba narayibonye, ntabwo ndayireba, ndayumva mu makuru sindayibona. Aba bana b'abakobwa b'imyaka 19 abagabo b'ibihangange barabafashe barabamira bunguri kubwira umwana. Hari ikintu umuntu yambwiye ati tekereza ikintu cyatumaga abana 5 bakurirwa itike y'indege bakajya muri Amerika kuva babayeho bari batarurira n'indege igikambara. Uyu mwana nagera Washington DC arabameza ati arabasha kwikura mu maboko yandi. Abantu mwe numvise ibintu nsanga arimo avuga, sinzi ibyo bavuga batuwe kuko genda avuga ibyavuzwe ngo uyu mwana w'umukobwa Miss Jolly niwe wagambanye, niwe wajyanye umwana. Ibyo bishobora kuba byo cyangwa ntibibe byo kuko ibyo urukiko ruzabisobanura. Ariko navuze kuriya kubera amakuru ahari, ndimo ndavuga byo kubera andi makuru ntaki. N'abantu mwe mureke tuvuge ikibazo gifite cy'amategeko ashobora kureba. Amakuru mfite nuko inzego zirimo na RIB aba bantu batandukanye babagabo tuvuga bakomeye b'ibigo bikomeye b'ibintu bitandukanye yababajije. Ariko niba hari Miss wari muri Qatar ku itariki 9 n'urugero bagasanga n'uyu mugabo urimo gukekwaho babajije ku itariki 10 yari Qatar, ibyo bintu ntibishobora guhurirana. Ibyo bintu nibyo abantu dukwiye kongera nabyo tukavuga. Ngewe sinzi aho basubiramo ngo dusubiremo twumve neza kuri Rusi. Sinzi niba network yari ndavuze ngo niba urugero sorry Beka kananga urugero kuri Beka, niba Scovia bakeka ko yahawe umugabo wenda bakamubwira bati azagufasha gutera imbere uyute
kubibwira umwana w'imyaka 19, umukobwa muto usohotse iwabo mu rugo rumwe rutifashije, utaranatega jagwari ngo ajye Kampala, ukamubwira ko agiye kugenda muri Qatar Airways, ukamubwira ko agiye Qatar, akagenda agahura n'uwo mugabo, umwana azi ngo arimo aratembera agiye gushaka abazatera nkunga n'ibindi bya bindi baba bamamaza. Ukambwira ngo urwego rw'ubugenzacyaha niba rwaragenje rugasanga si covid tariki 9 nari Qatar, umugabo X cyangwa Beka, kanamugiro kuri Beka, isiti Beka ntacyo bimutwara, nawe yari Qatar ku itariki 11 ndiyo. Ibyo bintu ntibishobora guhurirana mw'abantu mwe. Nge ndimo ndavuga ngo hano iteka mbisubiramo, dukeneye ubutabera, ntabwo dukeneye igihano bishingiye ku muntu, dukeneye ubutabera, dukeneye amategeko. Ndababwiza ukuri nyine ntabwo nshobora kuvuga uko mbitekereza, numvisha ibintu bituma abantu bamwe muri hano muranzi, numvisha ibintu bituma amaguru yanjye adafata hasi, nagize ubwoba ntaragira, numvisha ibintu ntashobora kujera, nta nubwo nzi niba iki kiganiro nzabasha kugikora, nshobora kugikora mu buryo butari professional, numvisha ibintu bidashoboka. Ariko siko ibyo iki urabihaka oya, njyewe uzi impamvu se wowe urabimbwira utyo, njye mfite amakuru, mfite abo negere barambwira, ariko n'abandi ntabumvisha. Njyewe I think Beka urabizi ndi umunyamakuru, inyafata uruhande mu nduhitwe cyaranye ngabikubwira ukabwira ngo ibi bishoboka. Naravuze ngo sinshobora kugwa mu nguni, sinjya ngwa mu nguni, abantu babizi. Mu gitondo umuntu yaje ambwira ati napfuye, mu gitondo nkahura n'umbwira ati nta n'umutwe arwaye, ndagaruka ntumaze ariko wambwiye ko wapfuye ukaba uri muzima. Kubera ko nanone sinavuga ngo nzategereze kuvuga inkuru ari uko mfite ibimenyetso nk'ibyari cyangwa umugenzacyaha cyangwa umucamanza ufata icyemezo, ariko kuba navuze kuriya mvuga ubwo bugambanyi n'ibindi bikubiyemo byazamuye amarangamutima ya buri muntu wese ufite ukuri aza aho ndi. Ndagira ngo mbibutse ko ubu tuvugana Joel ari i Kigali, ariko inkuru yarubatswe kandi umuntu ampa amakuru amanafakita nanyerekwa ukuntu yagiye, ambwira niyo yagiye. Sirius arahari. Uravuga Joel Kagame? Yes, Sirius arahari kugira ngo ntabwo yigeze ava mu Rwanda, ibyo batubwiye ntabwo yahavuye, ariko kugira ngo abantu baze ndimo ndakubwira ngo abantu bafite bafite imbaraga, simbabeshye turimo aba bantu baraje bubaka abantu barenze umwe, baca mu bantu bazima, baca mu bapfuye, baca mu basazi, baca mu byiciro byose kugira ngo twe nk'abanyamakuru dufata amakuru mu by'ukuri, twumva ibiri hanze. Joel ari i Kigali, nta nubwo ari Nyagatare cyangwa Rusumo. Ndashaka kukubwira ngo rero iki kintu twese turimo mwabajeni muri hano kuri space n'abantu bakuru, nanjye uko numvise ibintu nk'uko numvise bishize, noneho ibyo uyu munsi byo nari mfite fagiti zireba, ibindi byo byari inkuru zubatse, ariko bwibaza ibintu bivugwa ni ibiki. Avuga reka mbivugeho wenda ufite ukuraze, hari igihe dukora inkuru ko twayumvise kugira ngo uze gutanga ishusho. Njyewe ibi bintu byose rero nsoza kugira ngo mbahe umwanya njye kuruhuka nkora ikiganiro kare nzindutse nsoza. Abantu, umuntu wa mbere ufite ikosa rikomeye riruta irindi, rikomeye, ikintu cyitwa Minisiteri y'Urubyiruko n'ibindi bintu byibuka bayongeraho, niyo yafashe aba bana ibajugunya ku gasozi hariya, ibashumuriza ibisare by'abantu, nta muntu uhari wo kubarinda. Abana bava mu bwangavu babyiruka. Kida ashobora kuba afite amakosa ye nk'umujeni wari ubirimo, ariko abantu bakuru na Minisiteri itaracungaga ngo irebe ngo Kida akora iki, uwatsinze amerate, uwatsinzwe biba byagenze bite. Minisiteri, icyo mu Kinyarwanda bita icyita rusange, ni Minisiteri y'Umuco n'Urubyiruko yarebereye ibi bintu. Mugafata umwana w'umukobwa bakamuha idarapo, bakamubwira bati genda, ntabwo bazi uko yatowe, ntibazi ibibazo afite, ntibazi umuhemba, ntibazi icyo yinjiza, ntibazi kontara yasinyanye na MTN yamamaza bya bindi babona ku byapa, ntibazi ntabwo bibaho pe. Nicyo nemera, niba uyu munsi Joel atari mu bantu barega ko bakorewe ibi, afite uko yirwanyeho
cyangwa afite uko agaragara, kuko uyu munsi abagore barabaharasinga bagakora ibikorwa, ariko njyewe nzi ko hari ibyo umuntu atakorera. Ariko ndatekereza umuntu nisanze ndi mu nama i Katari nzi ngo nari mu inama, ushobora kwisa ndakubiza ukuri ngo aba bana bagezeho ngo harimo n'abantu babajyanaga nk'uko abana bazi ngo batembereye bisanzwe na kampani bakorana, yagerayo akamubwira ati no, ati mfite n'undi mugabo w'inshuti yanjye turakora sex turi batatu. Ndagira ngo mwumve ibyo bintu, niba uyu mwana yarabibonye akaba agihagaze, akaba yarabyumvise nubwo wenda bishobora kuba bitaramushyikiye, akavuga ati no, agaturuka akaza gushaka kuko ataha tubwo mfite ikisubirayo inshuro nyinshi dukatisha rere tu. Tekereza ni ibyo bintu uwo mwana yarabyumvise akaba agihagaze. ariko school ugenda ngiye kubaza ikibazo. Yes. Ibi bintu mu minsi yashize mbere y'uko byesikaretinga nk'abantu bakajya kubimenya, ndabyibuka ati nawe twaricaye tubiganiraho, kandi ndakeka amakuru ufite noneho arasa neza nawe nakubwiye. Wewe warambwiraga nkavuga ati Beka nawe agira ibisazi bye nk'uko ngira ibyanjye. ariko n'ubundi nabigukomoyemo. So rero ariko Beka nyemera mbwira abantu bari hano, dukwiye space dukwiye gukora uziza arizo, dukwiye kubaza inzego z'ubutabera nubwo kiga ari mu rukiko, sibyo? Dukeneye minisiteri y'urubyiruko n'umuco gusohoka kutubwira habaye iki. ariko mbere yuko tujya kuri minisiteri, hari koje banke, hari Hyundai, ibyo bintu byose twarabiganiriye. Wizana na za koje banke, wizana za Hyundai, ejo wumvaga nivugisha ibintu bya bajera, nkivugisha kampani z'imodoka, nkivugisha ibintu byose kakanya. Nibyo Beka namubazaga mu kanya. Mubanze munyumve nkacepfo nkaca ruguru, kubera ko iyi nkuru nayumvise ibarwa n'abantu bamwe, abo nizeye n'abo ntizeye, nyivuga nk'uko nyivugwa nyanyagira. N'abantu mwe numvisha ababyeyi b'abana uyu munsi, ngewe Scovia numvishe bamwe mu bakobwa, numvishe n'abaganga bavuye, numvise n'abantu mwe numvise. Hari n'abagiye muri Pota Dubai nabwiye. Hari n'abagiye muri Amerika, hari n'abagiye mu bintu. None umwana akaba azi ngo agiye muri fete, naho bamujugunye mu nyanja, ikagiramo n'umurobyi n'umwe ushobora kumwugana amasegonda abiri. Ariko icyo mvuga, reka twe kuvuga kuri icyemezo urukiko ruzafata nibwo rukizi, gusa gushyira urubanza mu muhezo ndacyabisubiramo. Biratuma abantu batamenya ngo habaye iki. Hari ibibazo umushinjacyaha yagombaga kubaza cyangwa gushinja, hari ibintu yari bushinje tukavuga tuti nubwo iki kintu bagishinje kindi ntabwo yagishobora wenyine. Ubwo nko gufata abakobwa batanu ukabajyana uretse kuruvuga bavuga difadata gutera ribubu, kuko mu kanya yararungubitiye ngo urukiko ntashaka ko turuvugaho. Niyo ngiza ntabwo nari icyo ngo batavugaho n'iki hano ngo bincece ku rukiko itumba n'aba